mwizina rya Yesu. Dusabye yuko abarushye n'abaremerewe Uwiteka wabaruhura, kandi abasengegutse n'abavuza intege Uwiteka ubongera imbaraga. Amateraniro nyashyize mu biganza byawe hamwe n'umugaragu wawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Muryoherwe n'amagambo y'Imana. Mwicare mubikurikirane neza, ntihagire na rimwe rigucika. Mwende atarasoma igitabo cy'ibyashyuwe igice cya 5 ahereye ku murongo wa 6 ndamubwira aho aza guhagarara. Ibyashyuwe igice cya 5 mwene data ahereye ku murongo wa 6. Amen. Tusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya biziba bine no hagati y'abakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7 niyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kw'iyari kuri ya ntebe. Amaze kwendesha igitabo bya bizima bine n'abakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzaza n'izahabu zuzuye imibavu n'amasengesho ya leta. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije kuko watambwe, ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacungurira amaraso yawe. Ndio ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatanzi kandi bazima mwiza. bari humvisha amagambo yayo babasha kwicara. Twongeye kubakira kuri aya meza y'ijambo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. No kuri tubifurije ikigoroba cyiza hamwe n'Umwami wacu, kandi twifatanije na mwene data Eric kwakira abashyitsi baje ubu nyuma ya saa sita, batari kumwe natwe mu gitondo igihe twaganiraga ikiganiro gikomeye cy'ukuntu Umwami Imana yahimbye ibintu byose. Niwe mutangizi wabyo, niwe nyirabyo, ni nawe Imana yabyo. Ibindi bintu byose nibigirwamana. Ndetse uko twabyumvise kare, umuntu yabona ko ibibazanyo byose n'ibyo abandi bita Imana, ahubwo umuntu ari we Mana yabyo.
imvura iragwa ntibyiyanure. Iyo bicitse umuntu niwe ubisiga irangi, niwe ubizanira amawuwa, umuntu niwe ubyambika, niwe ubigurira imyenda. Iyo izuba rivuye niwe ubibika ngo bidasaduka. Usanga ibyo umuntu yise Imana ahubwo ari we Mana yabyo, kuko bikeneye amaboko ye. Ariko hari Imana yacu idakeneye amaboko yacu, idakeneye imfashanyo yacu. Imana dukeneye, Imana twiringira, Imana twisunze, Imana idufasha, niyo Mana y'ukuri. Amen. Niyo yagambiriye agakiza iragakora, igambirira isi irayirema, itekereje ijuru irarikora. Imigambi yayo ni imigambi y'ukuri kandi mizima. Hanyuma twasanze ko imigambi y'umuntu ni imigambi ipfuye. Tubitekereje hari twasubira mu bya mu gitondo, ariko burya hari ikintu kimwe twashakaga kugera ku bucunguzi. Kandi twashaka no kubibutsa ko burya bucunguzi Imana yatekereje yanabugezeho. Yo yonyine niyo yishe inyamaswa, ikora umurimo w'igitambo muri Edeni. Uhereye ku mwizera wa mbere niwe Adamu, ni nawe munyacyaha wa mbere, niwe mwizera wa mbere kandi niwe waguye wa mbere. Imana imwezesha urupfu rw'intama kuzageza ku mwizera wa nyuma. Imana izamwezesha amaraso. Amen. Nta muntu uzezwa n'imirimo ye, n'ibikorwa bye, n'ibitekerezo bye, n'idini rye, n'umuryango we, n'abo babana. Nukuri abantu mwicarana ntibagukiza, itorero wayobotse ntiryagufasha. Hari ikintu kimwe gituma umuntu yemerwa imbere y'Imana, ni amaraso. Icyo kintu twakigezeho muri iki gitondo. Ubuse noneho turagana ku bihe. Turamanza tubibutse irya dese yari iri hano ku rubaho, turayigaruye. Aha twasanze ko ari iteka. Niho Imana yatekereje ibintu byose. Nuko ikitara kikizigera kibaho. Icyo Imana itatekereje ikizigera kiboneka ku isi. Ni ukuvuga ngo isi yose yari mu migambi y'Imana mu iteka ryose. Irabitekereza byose, yabigambiriye iriho yonyine. Nta kindi kintu cyariho, yari yonyine. Maze iyo yonyine yatambagiraga iki kirere kiri hejuru y'amazi yari yakoze, igakubitiye kuko ufite imbaraga n'ubushobozi butandukanye. Hanyuma uyu mwami ari we uhoraho, utuye mu minsi idatangira kandi idashira. Atwita ibihe mu bitekerezo bye, arenga uyu mugozi w'iteka ryose. Noneho aza mbere na mbere, kuko we ni Uwiteka, ntagira mbere ntagira nyuma.
arenze aha abaje mbere na mbere ati habeho ibyo yatekereje hano ibigira ibigaragara hano ibyo bino tubona byose hari icyo turi kwirukira hanyuma ahatangira umuntu araguhana arenze mbere na mbere niho aratangiye kwambara ikabutura n'ishati arenze mbere na mbere atangira kwambara ibitenge ariko kuko byari bidahari ahera ku bibabi ubonye umuntu yambaye ibikwembe yarenze mbere na mbere arwara umutwe akamererwa nabi kuvuga ngo yarenze mbere na mbere umuntu Imana imuhera mu migwi ibiri ihera ku mutima uhana umutima uhana uvuye ukagera umutima uhana uvuye kuri Abeli ukagera kuri Aburahamu nta bapredikateri bari bafite nta batambyi bari bafite abahanuzi bari bafite nta bibiliya bari bafite nta barimu bari bahari nta korale yari ihari Imana yakoranye nabo gusa nta mutambyi nta muhanuzi hanyuma haje amategeko ahereye kuri bene Yakobo araje akagera he akagera kuri Yohana ubwo ibi ni ibihe bibiri umutima uhana n'amategeko agera kuri Yohana umubatiza uvuye kuri Yohana umubatiza ni ibihe bya Masiya ibihe bya Masiya biratangiye noneho bitangiranye n'ibihe birindwi by'itorero twaberetse ibyo ni ibihe bya Masiya uvuye kuri ibi bihe birindwi by'itorero turi ku gihe cya karindwi hano niho turi hariho ibindi bihe bibiri ubu ni ubukwe iyi ni imyaka igihumbi noneho nyuma yaho haje iteka ubwo rero ibi bisubiye iyo byaho tuvuye mu iteka dusubiye icyo dushaka hano ni iki ni ugushaka kwerekana mu itorero iki iri hano yanditse cya gitabo mwumvise mwacyumvise hariya mu byo muri data baze gusoma icyo gitabo cyari mu iki cyo ni igitabo kirimo amazina y'abera y'abacunguwe y'abakiranutsi bari muri buri ntambwe ni ukuvuga habe hano Imana izabera bariyo habe hano Imana iza amazina ifite periyode mu mutima uhana
mfite ntuza mfite ntuza mfite ntuza mfite na ntuza. Ntihagize by'amategeko nzaba mfitemo ntuza na ntuza na ntuza. Imana ifite umubare. Nitangira ibihe by'itorero mwese nzaba mfite ba muri kugeza kuri Laodikiya nzaba mfite ntuza na ntuza na ntuza na ntuza. Ibi bintu ubucunguzi ntabwo ari ukubugwamo, burateguye neza. Ibintu by'Imana ntabwo ari ukubirota ngo wicure wabaye byo, birapanze mu mugambi w'Imana no mu nteguro zayo. Nabagenza nte ngo mbabwire icyo kintu. Mwumva uko Imana yabwiye Mose. Igitabo cyo Kuva 33, ubwo twagendeye ko nyuma turabona twinjire mu gihe twasomye ibyahishura. Ni byiza ko muri iyi minsi mikuru y'ameza y'umwami tubanza kumva ibyerekeranye n'uwo mwami. 33 umurongo wa 12 nyumusimbuke usaba umurongo wa 17. Turagera ku ntambwe abantu bumva ibyo dushaka kuvuga. Mose abwira Uwiteka ati, dore ujye untegeka uti, jyana ubwoko ntumenyeshe uwo dutumanye, ariko waravuze uti muzi izina kandi wangiriyeho umugisha. 17. Uwiteka abwira Mose ati, n'icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Kuvuga Imana yabwiye Mose, jyana ubu bwoko kandi ugenda uzi ko nguzi izina. Mose atari kutambwiye uwo turajyana. Hepfo ku murongo hagati Imana yavuga iti, ntawe ndatuma undi ahubwo njye ubwanjye njye turajyana. Mose ngo sawa, niba wowe tutarajyana ntudukure ino, Imana turajyana. Kandi n'ibyo unsabye byose ndabikora kuko nkuzi. Amen. Ntabwo ari ibintu by'ibahati. Uwizera Imana yumve neza ibintu. Amen. Musome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 10. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 mwende data adusomere. Sawa, yihangane mutega amatwi ibyo dushaka kuvuga. Umurongo wa mbere ageze ku wa 7, niyo yagera ku wa 8 ni bityo. Hari umuntu w'i Karizariya witwa Koruneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyadini wubaha Imana n'abo mu rugo bwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona umugaragaro mu iyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi, aramuhamagara ati, Koruneliyo. Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati, niki mwami? Aramusubiza ati, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Kandi none tuma abantu i Yopa utumire umuntu witwa Simoni wahimbwe Petero. Atumbitse kwa Simoni w'umuhazi, urugo rwe ruri iruhande rw'inyanja. Garukira aho mwene. Marayika araza avuga ati, Koruneliyo. Marayika abwira iki Koruneliyo? Koruneliyo gati perezida, gusenga kwawe bigeze imbere y'Imana. None Imana
isabye ngo utume ibatima maze iyopa hariyo umuseriviteri. dore ko muzumva inyigisho zimwe zizerera ngo no ngo muve inyuma y'abantu. Imana ntabwo ikora idashyizemo abantu. ibintu byose bigana ku gakiza Uwiteka bishyiramo abantu. none tuma iyopa uhamagara umuseriviteri uriyo, izina rye yitwa Simoni, n'ibyo bamuhimbye yitwa Petero, kandi acumbitse ku wundi mugabo witwa Simoni. Simoni uwo atuye hafi y'inyanja, niho inzu ye iri. Imana izi abantu bayo, izi na aderese zabo, izi n'amazu yabo, izi na ba se, izi na ba nyina, izi n'amazina y'amahimbano yabo, n'amazina babatazi. Uwiteka Imana arayazi, yabyanditse mu gitabo. Amen. Uretse kumenya abera, imenya n'aho bacumbitse, kandi ikamenya n'ababacumbikiye, kandi ikamenya n'umwuga w'ababacumbikiye. muri data dusomeye ngo acumbitse kwa Simoni, kandi akazi k'uwo Simoni ni umuhazi. ni ukuvuga Imana irabazi, izi n'imyuga yayo. Twatuzi twanyu twa buri munsi, Imana iziti mfite umuseri runaka kandi ibyo akora acuruza ibirayi. kuba abakristo ni ukumenya igitabo cy'Imana, kirimo ubucunguzi, kirimo n'amazina. Njye biranshimishiriza. Imana yabwiye Mose iti nguzi izina, ntabwo izi rya Mose gusa, izi ni rya Koroneliyo. Hari Koroneliyo gusa, ahubwo izi na Simoni, kandi izi na Simoni aho yacumbitse n'abamucumbikiye. Abamucumbikiye bakora iki? Nabyo Imana irabizi. Twakwambaza Imana itazi ibyo ibitari Imana. Ni Imana, kandi byose biri mu gitabo cyayo. Katugende igice cya 9 umurongo wa 10, igice cya 9. Mwene data niba hageze, umurongo wa 10 n'uwa 11. Amen. Amen. I Damasiko hari umwigishwa witwaga Ananiya. Umwami Yesu aramubonekera, aramuhamagara ati Ananiya. Nawe ati cyane. Umwami aramubwira ati haguruka uje mu nzira yitwa Igororotse, ushakire mu nzira ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'i Taruso, kuko ubu asenga. Anani. Dati karame mwana. Ihute uje mu nzira yitwa Igororotse, uje gushaka umuntu witwa Sawuli wavukiye i Taruso, acumbitse mu nzu y'umuntu witwa Yuda, kandi kwa aya masaha arasenga. Imana izi amazina y'abera. Amen. Izi
gukizwa kandi menya buri saha icyo umukiranutsi arimo akora. Ubu arimo asenga. Ni umwami Yesu Kristo abwira Ananiya jya gushaka Sawuli kandi bunari gusenga. Nibyo Imana yateguye mu gitabo cyayo, yandika amazina y'abera, ariko ayo mazina agenda agaragara muri buri giseko, muri buri gihe igeze mu bihe by'abanyamahanga, buri gisekuru kugeza kuri Laodikiya. Nitwe tugezeho, nitwe abera b'iki. Umwami ahozaho amaso, azi amazina yacu, azi imirimo yacu. Mu gitabo cy'ibyahishuwe ngo nzi imirimo yawe, arongera ngo nzi aho wuba kandi naho intebe ya Satani iri. Kandi ariko mfite icyo mvugaye, ni ukuvuga Imana ihoza amaso mu itorero ryawe. Turi abantu Imana yateguye gucungura, kandi idutegurana inyandiko y'amazina yacu. Bibiliya ivuga ngo iki? Mose bamaze kumuhisha, bamutoraguye, bamuhimba ngo Mose. Biravuga ngo ni igitoragurano cyo mu mazi, ariko kuko ari byo zina bamuhamagaraga, Imana nayo ngo Mose. Ntabwo yamwita irindi. Donc amazina yanyu nayo, uko mwitwa nuko, naho murara, n'ibyo mukora, n'ibyo muganira, Uwiteka Imana aba abikurikirana. Umuntu yambaje Imana mu bundi buryo aba asenga ikintu kitari Imana. Yaba itabona, ikaba itumva, ikaba itagendana n'abantu bayo, ikaba itakurikirana ibiganiro byabo, ikaba itareba intambwe zabo, ntimenye aho bacumbitse, ntimenye aho baraye, yaba ari Imana ki? Niba ari Imana ikomeye, ni Imana imeze ityo. Amen. Ifite amatwi, yaremye amatwi yakuye ku yayo, yaremye amaso iyakuye ku yayo, yaremye akanwa igakuye ku yayo. Kuko yaremye akanwa iravuga, iyaremye amatwi irumva, iyaremye amaso irareba, iyaremye amaboko irakora, iyaremye amaguru iragenda. Turema umuntu ku ishusho yacu, ase natwe. Amen. Uwambaza Imana muri ubwo buryo ari munsi y'ibiganza by'Imana ishobora. Amen. Yaramuka itumva ntibone, yaba atari Imana. Abantu baribaza bati ngeze mu kaga, ariko karihe? Kuko nta hantu na hamwe ni santimetre n'imwe umukristo agera Imana idahari. Mu nyanja se, mu ruzi se, ikuzimu se, nta na hamwe umukiranutsi agera Imana ye idahari. Niba umuntu ashaka kwizera, nayibone igihe cyose ahari. Niba waragize umugisha inda yawe ntivemo, wumve ko Imana yawe muri kumwe, mu rupfu se,
abahari. Ikuzimu se Dawidi waravuga ati naza kuri bwanjye nkabujyana iriya uriyo, napenda amabara y'umuseke uriyo, namanuka nkajya ikuzimu uriyo. Mwese abantu muri iyi porogaramu y'iminsi mikuru, ni byiza ko mwinjira mu nteguro zayo zo gucungurwa. Muri abo yaremye irabategura. Uretse kubarema gusa, hariho n'ibindi bintu yabaremeye, kuko Bibiliya avuga ngo turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza. Sawa, yamaze kurema umuntu hano mu bitekerezo bye, irema n'ibyo azakora. Muri iki gisekuru ihapfundika ibikorwa abera baho bazakora. Hano haruguru ihamanika amakanzu abera ba hano bazakora, abera bazakora buri gisekuru. Ab'Imana yise abera yagiye ibaremera n'ibyo abera b'icyo gihe. Ni ukuvuga ntabwo dushakisha ibintu biratuma Imana ineje, ahubwo yarabiremye nitubabera. Imana yaremye n'imirimo abera bazagenda. Imana ishimira, nta cyacu, nta bihimbano, ni ibintu Imana yaturemeye, niyo kumenya. Imana ishimira. Umuntu wese yicara tuzi ibintu bizakurikirana kuri we uko byanditse, kimwe ku kindi uko Imana yabyanditse, kandi ni iby'Imana itanditse nta na kimwe kizagaragara. Isi yose iyoborwa n'imigambi y'Imana. Baba abakristo, baba abapagani, byose biri mu migambi y'Imana. Ndatinze nabibutsa ngo Yosefu aja mu Egiputa, hanyuma Imana yimika umwami umumoni, hanyuma Imana yimika umwami umumoni wo kubabaza Abisirayeli utazi Yosefu, kugira ngo Abisirayeli bababare, batake, bahuze n'iminsi yo kubacunga. Ni porogaramu y'Imana. Yosefu yari yarose gushyitsa inzozi, bene se baramwanga. Kumwanga baramugurisha. Kumugurisha ni ukugira ngo agurwe n'iyo bazakirira. Aragurwa, arafungwa kugira ngo arotere inzozi. Azirotoye azibwami, arerekwa kugira ngo abe shefu w'ibiryo, maze bya bindi yarose bizasohora, bene se bazaze guhaha. Ibyo byose byamubagaho, ibyiza n'ibibi byateguraga iby'Imana yakoze. Ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe. Mwizeye ibyo? Ku bakunda Imana byose bifataniriza kuzana ibyiza. Amen. Twe gukererwa twinjire mu byo twasomye mu Byahishuwe. Ibyo twasomye mu gitabo cy'Ibyahishuwe, hari igisubizo kimwe dushaka gusubiza, maze ejo tuzabona twinjire mu mubiri wa Kristo. Aha mwenda yatasomye mu gitabo cy'Ibyahishuwe ati
mbona iyicaye kuri ya ntebe ifite igitabo yaboshye ishyiraho imigozi 7 ni ukuvuga kiraboshye 7 Mana yagifata ubwo umuntu yakoze biriya ndareba undi muntu urafata iki gitabo maze ngo akibumbure yerekana amazina y'abarimo Yohana yumvijwe ngo ninde uraza gushyikira kiriya gitabo ngo maze abumbure ibimenyetso bigifatanije. Yohana ati mu ijuru habura n'umwe, mu isi habura n'umwe, mu ijuru ni ba marayika, mu isi habura n'umwe ni abera bariho, ikuzimu habura n'umwe ni abera bapfuye, habura n'umwe. Ndetse Yohana aravuga ngo banga no ku kirere. Yohana ararira ati biragenda biti ko habuze umuntu ufata kiriya gitabo ngo akibumbure yerekana amazina y'abacunguwe, niya tuzagira duti. Icyarijije Yohana ni iki? Ubwo abantu ari abanyabyaha hakaba habuze uwo kubacungura kugira ngo abumbure kiriya gitabo, none isi yose irubana. Yohana ararira. Hari ibintu abantu bubu batarira kuko batibaza ngo iyo Yesu ataza byari kugenda ne. Yohana kuko yari umuhanuzi abonye cya gitabo cya kindi mwize kuva mu gitondo, abonye kiriho ibimenyetso 7, Yohana ararira. Hanyuma ijwi riramubwira riti nduriye tubonye intare. Intare ni ukuvuga umutegetsi w'ibyaremwe aranesheje, none agiye gufata kiriya gitabo. Yohana ati ngiye kubona mbona umwana w'intama uvirirana amaraso nk'uwo babaze. Ndavuga ngo umwana w'intama usa n'uwatambwe, ni ukuvuga mubona asa n'itungo babaze bakuyeho uruhu nyuma rigahaguruka aho bari bagiraga. Abona umwana w'intama avirirana amaraso nk'uwo bari babaze, aragenda mu ruvirirane rw'amaraso afata cya gitabo. Afata cya gitabo amena ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo kuko tutaravuga iby'ibihe 7, ahubwo ni ukubabwira ko ubucunguzi bw'abera buri mu maboko y'umwana w'intama watambwe, kugira ngo abera babeho bagaragare, biri mu maboko y'umwana w'intama wapfuye ku kigoroba. Cya gitabo arakibumbura, abumbuye igitabo ibizima 4, abakuru 24 bose bikubita hasi. Ni weho wenyine ukwiriye ushoboye gusungurira Imana abantu b'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose, ugashobora kubacungurira Imana ukabahindura kuba abami n'abasaza. Bongera bikubita hasi bati icyubahiro ni kibi cyane. Inkuru z'ubucunguzi mbega ushoboye gucungurira Imana abantu. Katwitondere twe gufatira ibintu aho ngaho, ahubwo tumanuke gato.
gucungura ni ukugira gute? Gucungura ikintu ni ukugisimbura nangwa se kugisimbuza ikindi. Iki cyari kiraha ariko reka ngicungure. Gucungura ikintu ni ugushyira ikintu mu fasi y'ikindi. Gucungura ni ukuvuga abantu bagomba kujya ikuzimu bagapfa, ariko reka tubacungure. Gucungura ni ugushyira ikintu mu cyimbo cy'ikindi. Ubucunguzi ni igiki? Ubucunguzi dufatiye intambwe mu Gifaransa baravuga ngo racheter. Noneho twebwe baratuvuga ngo turi abarachete. Rachete ni ukuvuga turi abantu, ntabwo turi achete, rachete. Turi abantu baguruwe. Bimeze bite none? Bimeze bite none? Dusoma igitabo cy'Abalewi, niho ndabona ku itorero riza kumva ibyo dushaka kuvuga. Soma igitabo cy'Abalewi, makumyabiri na gatanu, umurongo wa 25, usome no 26, tuganire ibintu by'ubucunguzi. Amen. Mwene wanyu nakena akagura kuri gakondo ye, umucunguzi urushijeho kuba bugufi bwe. Umucunguzi mwene wanyu nakena akagura kuri gakondo ye, umucunguzi urushijeho kuba bugufi bwe atungura icyo mwene wabo yavuze. Umuntu ntabwo umucunguzi akaba ahindutse umutunzi, akabona icyo kwicungurira. Abari imyaka gakondo naho. Okay. Mwari ratabigezeho. Katumve rero none. Umuntu namara kumuha ibintu, Isa akamuha umurage, akamuha imirima, akamuhinga, akamuha intama, akamuha byose. Hanyuma akaba mayibo, akabikibwa, akagurisha umurima, akagurisha undi, akagurisha urutoki, akagurisha ikawa, akagurisha amazu, byose bakabijyana. Agasigara abereye aho ari inkokore, nta naho kurambika umusaya. Bazashaka umucunguzi mwene wabo uri hafi ye cyane, azaze amugururire ibyo yagurishije. Nicyo cyatumye Imana yambara umubiri, kuko niyo mwene wacu wa hafi. Jambo yabaye umuntu. Abantu bari bazi bati kuki Imana yambaye umubiri? Twe twambaye umubiri. Imana yaturaze ibintu byinshi, imaze kutwambika uyu mubiri w'ibumba. Umurage w'ubugingo buhoraho, umurage w'ijuru, umurage wo kudapfa, wo kutambara ubusa, wo kutarwara, wo kutagenza ute. Imana byose irabiduha. Hanyuma kubw'ubupfayongo byose biragiye, dusigara gutya.
mwuka wera, nta mbaraga z'Imana, nta bugingo buhoraho, urupfu ruraturindiriye, inyo ziradutegereje. Yemwe Imana itese noneho biragenda biti, nta mwene wabo wa hafi, nta muntu wa hafi, kugira ngo bariya bamayibobo babaye ibibwa bakagegera ibintu byabo bikagenda, nta mwene wabo washobora kuba ari uwa hafi cyane kugira ngo aboneke, yongere abagururire, abasubize ibintu byabo byanyazwe. Nta wundi mwene wacu. Abamarika ngo amba ngere ko nibera mu mwuka, aberwa ha bo magara yanjye se, abapfuye bate naha nditi nzi ko nzahava. Imana yonyine twese afata ubukonde mu mubiri kugira ngo abe mwene wabo wa hafi. Yambara umubiri aza ari mwene wabo. Haleluya. Mose aravuga ati, Uwiteka Imana azahagurutsa umuhanuzi umeze nkanjye uvuye muri bene wanjye. Amen. Imana ni umwuka, ariko kugira ngo yambare umubiri ni ubwene wacu yafashe kugira ngo aturashye. Byari bimeze bite? Jyana umurima wanjye umpaye, aramira. Jyana n'uyu baramira, jyana n'uyu baragira, jyana umupanga wo mu nzu barajyana, jyana amatafuriya barajyana, jyana inzu barajyana, jyana uyu mwana barajyana, jyana n'umugore wanjye barajyana. Ngwe bana, umwenda urimo nawe ndakujyanye, nawe ndakujyanye w'imbata yanjye. Bati nawe n'ibyo byose bagiye kuba imbata z'iteka. None nkaba nararuhiye, reka nambara umubiri ngure uyu muntu, mucungure kandi mucungurane n'ibyo byose. Indishyi zo kugarura umuntu muri gakondo ni indishyi z'amaraso ya Yesu. Ibiguzi bicungura umuntu ngo bimugarure muri gakondo yaretse, mu bugingo buhoraho yataye, mu bintu yanyazwe, kugira ngo abigarurirwe ibiciro byari bisabye urupfu. Nicyo cyatumye Imana yambara umubiri, ni ubwene wanyu. Bibiliya iravuga iti, bana bato ntihagire ukora icyaha, dufite umuntu kuri data wa twese, dufite umuntu kuri data wa twese. Byanditse muri Timoteyo, kuko ariho Imana imwe, hariho n'umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ni Yesu Kristo. Azitwa Emmanuel, bisobanurwa ngo Imana iri hamwe natwe. Imana yaje hafi y'abantu muri Yesu Kristo kugira ngo ibone uko ibacunguza amaraso yayo. Mbe none ko Imana idafatwa, ko Imana idapfa, yitambara umubiri, wacunga gute ntakigiye mu fasi yawe? Imana nitava amaraso, Imana nidapfa, biritwa gute ubucunguzi kandi gitagiye aho uri kujya? Nicyo cyatumye yambara umubiri wa Yesu, kugira ngo mu mubiri wa Yesu
Imana ifata ifasi yawe maze nawe mu mwuka wayo ufata ifasi yayo. Niba bidakomeye kubyumva nanjye bishobora kunshimisha. Imana iravuga iti uzende, ni mu gitabo cya Yeremiya, uzende za mpapuro z'ubugure, izifite ikimenyetso n'izitagifite, maze ugende uzibike mu ntango y'ibumba. Nankana wabika ibitabo mu kibindi. Fata bya bitabo by'ubucunguzi maze ugende ubibike mu ntango y'ibumba. Amen. Ese iryo bumba ni iki? Ngo nuko Mose afata amaraso ayashyira mu rwabya, afata rwa rwabya akuramo amaraso ayamisha ku bantu. Urwabya rw'ibumba. Ese urumva ko kabindi? Urumva iryo bumba umubiri wa Yesu. Nimo hari amaraso yo kweza Abisirayeli, ariko Mose bagafata kakakeso kakabindi ari urugero rw'ibumba Yesu Kristo habitsemo amaraso yo kweza abera bisezerano. Icyo kibindi, iyo ntango abarimo babika izo mpapuro. Ndabwira abantu dufatanije ko ubucunguzi bwacyo n'impapuro batuguriyeho, ibintu batuguriyeho byose biri mu ntango y'ibumba. Amen. Nuvuga ngo kubaho kwacu kose bibitse muri Yesu Kristo. Impapuro ze zimeze ziti, niba murazumva, impapuro iyo abantu bari kugura bigenda biti. Twinjire mu maresi. Iyo bari kugura impapuro, iyo bari kugura imirima bandika impapuro. Ngo bana twandika amaresi abiri, imwe ijane n'indi nyijane. Bakandika bagasinya bo gutera amakashi, bagatera amakashi, bakongera bagakora indi imeze nkayo, bakandika bagatera amakashi. Jyanuru nanjye njyanuru, nibwo bugure. Imana mu kuducungura ni naho turagarukira k'uyu mugoroba. Muhagarare neza k'uyu mugoroba niho turagarukira, kuko Imana yaratuguruye. Kamaze mbese inyuma gato, Imana yaratuguruye. Twarigurishije, tugurisha n'ibyacu. Imana yohereza umuntu mwene wacu wa hafi, umuntu urushije abandi kudukunda no kutwegera, araza atanga ibiguzi aratugarura. Amaze kutugarura twe n'ibyacu turabe. Bibiliya iravuga ngo, aho mwese atasomye, niba ubuze mwene wayo, ngaho niba uri umukungu genda wigarurire. Niba wamaze kugurisha ibyawe hanyuma iyo wagiye ukaba umukire, genda ubare imyaka y'igihe byagendeye maze utange ibiguzi ubigarure. Ngaho noneho mwebwe ba frere bibatima, niba nta mucunguzi mufite, ngaho umugabo naje kwigurura. Ngaho ufite imari niyirihire. Muri mwe hari uwabishobora? Uwabaze kuba umukungu nagende yirihire, yigururire. Ari ubugingo buhoraho ndatangaya, kuzuka
kugira ngo nzazamurwe ndatangira, kugira ngo nzahindurwe ndatangira, kugira ngo nzajye muri Yerusalemu nshya ndatangira, kugira ngo nzagende mu nzira nziza abo ndatangaye. Ngaho umugabo naje kwigurura. Nicyo cyatumye abamarayika banze no kubireba. Byari bikeneye mwene wacu wa hasi. Amen. Mwese ngaho wamaze kuba umukungu nagenda bikora. Ko Bibiliya iguhaye uburenganzira. Shaka mwene wanyu wa hafi abikugarurira. Nangwa niba ntawe ufite ukaba umaze kuba umukungu, ngaho ugenda utanga indishyi bigarure turore. Muri mwe hari wabishobora? Nta tumari mwari mwaca? Aha, nge namwe tuguhamya ko neza neza yataba Yesu waje ngo atugurure twari dupfuye. Nta juru, nta bwami, nta gupfa no kuzuka, nta guhindurwa, nta bwami, nta bukwe, nta teka ryose, nta myaka 1000, nta mwuka wera, nta mbaraga z'Imana, byose twari twarabinyeze. Maze tugize Imana tumva mwene wacu yaje. Haleluya. Turashimishije. We niwe bubiko bw'impapuro z'ubugure. Utamufite ntazabona ubwami bw'Imana. Pawulo wera ruciye ati nihagira umuntu udakunda umwami wacu avumwe. Ubwo yaravuze ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, uzajya kwa data ntamujyanye. Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, nawe udafite uwo mwana w'Imana nta bugingo afite. Nge ndararika abo duteranye mwese mwegere Yesu. Amen. Mumukunde, niwe biguzi by'ubugingo buhora. Niwe Imana yagize umutware wo gucungura abari mu iteka ryose mu mwegere. Twajya kuvuga ibintu bye ntabwo twabifatira hejuru, biratangaje. Hanyuma rero baranditse rero ya maresi, banditse imwe iresi bongera bandika n'indi, bati none tubigenze dute? Izi resi z'ubucunguzi ni impapuro wakwerekana ukaburana ibyaha, nawe yakwerekana agatanga ukuri kwibye. Amen. Uwiteka Imana afite inkovu mu ruhanga rwe, mu rubavu rwe, mu biganza bye. Ni inkovu z'ubucunguzi. Ashobora kukurekarame, kugusaba n'amategeko y'inkovu ze, akakubohora mu bubata no mu mbaraga za Satani zari. Dore ni itegeko ry'urupfu rwe, kukubohora mu danje iyo ari yo yose akoresheje inkovu ze n'ibibyiza. Amen. Ni resi ikomeye.
afite mu mubiri we, nicyo cyatumye azamuka n'uriya mubiri yicara iburyo bw'ubushobozi bw'Imana. ntashobora kuhava ngo asubire muri bwa bwiza yahoranye abera bose batari basohora. ntashobora gusubira muri bwa bwiza yahoranye mu iteka ryose atari yazana abera b'ibisekuru bose, kuko igihe yasubira muri bwa bwiza akaba amaze kwiyambura za nkovu, abasigaye bose basi nawe bahicaye n'undi nazi arekara asaba abera, atitiriza abera mu mibabaro ye kugeza igihe abera ba nyuma bazaba bashoboye. nawe yiyambura ikoti ry'ubucunguzi, yambara umwitero wo guhora. akazi k'ubucunguzi kazaba karangiye, akazi k'ubucunguzi kazaba karangiye. sinzi ukuntu bimeze, hari igihe wenda iyo ntambwe mutayitera vuba, ariko kadufate frere turatsinze aragiye, ageze hariya ku mupaka, ati ngewe ndi kumwe n'abantu 20, mu gihe he ngo tugiye mu Kirundo, ngahicara hariya nibaza batwereke. icyo gihe haricara n'uriya turi kumwe, ngoya uwo nawe turi kumwe, uwo nawe turi kumwe, aguma araho kugeza ni ukuvuga ari iburyo bw'ubushobozi bwa data wa twese kugeza igihe abo yapfiriye bose waramukuje yahavuye. niwo murimo w'umwami wacu. sawa, ire simwe ngiye nanjye iyi ndayitwaye, nje ntwaye gakondo yawe, umubiri wawe, intege nke zawe, ngiye kwa data wa twese. kagenda avuga ngo nawe urarinda warakara abagore uyu uko bameze, urarinda waba barasi tuzi uko wabaremye neze urarakara bikureba nagize kwa Pilato ndagiye, ariko noneho nawe sigaraniye, niwe mwuka wera, fata kimwe nanjye fata ikindi. iriya ruguru nzajya mvuga, ariko nawe hano nanjye iriya maze ukaramuka urupfu rugutunguye uzaza niyiretse. kuri iyi y'umwuka wanjye ufite duwa k'ubugingo buhora. nujya ku rwego rw'ubwami uzerekana iki? nanjye imbere y'intebe
imana yenze umubiri wacu natwe twenda ku mwuka wacu igaragarira ino mu mwuka muri twebwe natwe tugaragareyo mu mubiri muri Yesu Kristo. Nibyo Pawulo yavuze ati burya turi ahantu ho mu ijuru muri Yesu Kristo, burya turiyo turiyo muri Yesu Kristo, nawe ari hano mu mwuka w'Imana. Akimara kuducungura nibyo twakoze, noneho ndagusigaranye nawe unjyaneyo. Urakiribye nta probleme, dufite umuntu kuri data wa twese, nta kibazo muzagira, nta kibazo na kimwe muzagira. Mufite mwene wacu namwe hano rero, nawe nta kibazo azagira ibatima, nta bazamutuka, nta bazamuseka, kuko ari hano muri mwebwe. Mumuvugire abavugire, mumwerekane nawe aberekane. Ibyo bipapuro byose bibitse mu ntango nibyo twari kugeraho kuri uyu mugoroba. Dutegereje igitondo dufite amatsiko. Ejo turaba tuganira umubiri wa Yesu Kristo, ariko uyu munsi wose twiwe tuganira namwe inkuru zo gucungura. Mugire umwete mumwegere mukiri muri uyu mubiri. Muhaguruke tubisabe Imana. Turangurure twese tubisabe data wa twese. Dusenge. Turabasha kwicara, hanyuma mwene data Epimake adushyire mu maboko y'Imana, maze Frere Eric
nawe ari buze kutubwira icyo dukurikizaho, ariko mwerekeze imitima ku mwami kandi ubuzima bwanyu mubushyire mu maboko ya Yesu Kristo. Mwene data Epimake agisenga. Yesu n'umuntu ki, haleluya, uyu Yesu